Surumva ijambo ryawe nyemerera rize kumubera ni kuri ingabo imukingira, nyemerera rimubere impamvu imutunga muri urugendo rugani wawe, nyemerera ugomeze guheza imyuka mibi y'abadayimoni, ahubwo gukora kubu kwawe turinde kwishyira hejuru neza n'urukundo byawe na mwuka wera rekaganze hano ngano izina ryawe Yesu urakoze amen. Veronise ndi umukristo, Veronise cyangwa Veronika ndi umukristo wo mu Rugerero i Rubavu. Ndirimba kuri uwo mudugudu, ndirimba muri korali nkuru y'abayisenga, ndi umudiyakoni, ndi umumama, mfite umugabo, mbyaye abana 10. Undi yaratashye, ntabwo ndi umwana, mfite imyaka 40 hafi 4. Yesu nashimwe, muremera kunkurikira? Namwe nimuba muri Yesu neza, mukirinda kunywa kore, mukirinda ibiyobyabwenge, ntabwo muzasaza vuba. Amen. Muri iyo unywa inzoga ugasambana ukagirana muri kanevo, amenyo yavamo, amaso yakavamo, ukagira ibikovu, ariko twewe turya bike, Yesu akaza akabana natwe. Imana ihimbaza. Niyo mpamvu bavuga ngo naho mbivuze uyu ni pasitoro wanjye, ni umuturanyi wacu ahantu ntuye, umugabo wanjye ni uwo mu muryango we, aba hano muri Bukane, ariko nawe ni uw'i Rubavu. Niyo mpamvu nashobora kubeshya hari umuyobozi wanjye. Urumva ko mfite gihamya. Bari hirya abandi bari hino, ariko mwebwe Imana ibaha umugisha. Kuba mwaje muri iki giterane mukicara mukaranga, abashoboye bakabyina, umwami abaha ibyo mwifuza byose. Shimye Imana yandinze namwe ikabarinda. Kuba turiho none ni imbabazi z'Imana. Kuba muri mu ishuri mukiga ni Kristo wabikoze. Kuba ababyeyi twaje aba bose bakaza ni Yesu wabikoze. Kuba abagabo baje ni Kristo wabikoze. Nta wundi muntu wagira icyarema ngo agikomeze, ni Imana yonyine, ni Kristo Yesu. Ubu ntabwo muri mu ishuri, ababyeyi banyu baravuze bati nta mafaranga dufite, ni mujye guhinga, ariko kubw'umugambi mugari w'Imana, Imana iracyabarinze muri mu ishuri. Si uko mufite amafaranga menshi yatuma mwiga, ni Imana ibijyamo kubw'ikirinze muri mwe. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice ni 23 umurongo wa 12. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice ni 23 umurongo wa 12. Haranditse ngo bukeye abayuda baraterana bararahira bahiga yuko batazarya nibanywe batarica Pawulo. Abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40. Bajya ku batambyi bakuru n'abakuru bati twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Pawulo. Nuko mwebwe n'abanyarukiko mubwire umutware w'ingabo amumanure amubagezeho, maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza, natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho. Ariko mwishywa wa Pawulo yumva ko bagiye kumucira igico, nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Pawulo. Imana nitugirire neza. Mujye mu gitabo cya Yesaya
ibice 45 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Igitabo cya Yesaya ibice 45 murongo wa mbere turahera ku wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Ibya Kuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hihereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isiraheli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ijambo rifite umutwe uvuga ngo ntawaburizamo umugambi w'Imana. Twaje kugura piano, siko ndi kubyumva, namwe siko mwaje mubizi. Buri icyo Imana yateguye gukora nta muntu wakiburizamo. Icyo Imana yagambiriye, amafaranga yagambiriye kugerwaho, nta muntu n'umwe wabiburizamo. Buri umugambi w'Imana ni mugari. Imana yo ibifite gahunda kucyo yagambiriye ku muntu. Imana nitugirire neza. Nta muntu bahore waburizamo umugambi w'Imana. Buriya kuba muri mu ishuri mukiga ni impamvu y'umugambi w'Imana. Abo kubica bari bahari, abarozi bo kujya barabashyiramo imyuka mibi mukikubita hasi bari bahari, abo gutuma ugera ku kibaho wareba ukabura ibyo uri kureba barahari. Satani nawe ubwe ibyabakugambiriye aho uvuka mu ishuri ibyabagambiriye ni byinshi, ariko nta kintu kibaho cyaburizamo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ifite ku muntu ni mugari. Haleluya. Buriya kuba tugihumeka ni umugambi w'Imana, kuba amenyo yakirimo ni umugambi w'Imana, kuba utarasara ku gasozi ni umugambi w'Imana. Uyu munsi twinginga Imana umugambi mwiza dufiteho iwukomeza. Utayarangiza akabigambirira rwose, akavuga ati no kumufata ku ngufu nzamufata ku ngufu, niho abana nito namuhereza mu mutwe havamo droge nzabimuha, yewe asinzire mukorera icyo nshaka, igihe nikigera twarinda azapfa umugambi utamugezeho. Ariko niyo yabihangara Imana itabyimo ntabwo byashoboka. Ntacyakunda na kimwe. Umukobwa yaza ari kwiyemera, buriya dufite abakobwa babizi bazi no guteretesha inyifato yabo. Murabizi ko ibyo bibaho? Umukobwa mw'abahungu asanze akatwikaraka imbere, nishaka kubaza ngo wariye, waba uri mu gitanda ati waryamye, wabyuka ndetse wose, akagira akabwira n'agasuri, akaguteretesha karimi, akubwira ngo ejo nuramuka uteye inda bakwirukane. Wa mugambi mwiza Imana yari igufite. Buriya mwarubyiruko nimwe Rwanda rwa none, twebwe ubu turi gusaza si twagiye. Ubu abana 10 nabyaye ndacyabwa ngo ndacyari inkumi nagiye. Ubu si njyewe ndi mu bantu bavuga ngo ngiye kwiga ngo nige buriya narize nkaba n'uwa mbere mu ishuri. Bati uzapfa ntakibonye, iwacu barambyaye baranjugunya, ndagenda nabaga mu ngo z'abandi nkabaho bwije, ariko kuko nta kintu kibaho cyarogoya umugambi w'Imana. Imana yarandinze ingejeje none, ubu ndi umumama mfite abana. Haleluya. Kubera ko nta kintu kibaho cyarogoya umugambi w'Imana. Umuntu niyo yakwiruka akavuga ngo azakwica ntiyakubasha, ntabwo byakunda. Ikereka Imana itabirimo, naho ibyo Imana irimo nta muntu ntawabinyeganyeza. Uwiteka ahimbaza. Ubu ntabwo mba murangije amashuri, oya, ubu mba mwarasaze ku gasozi. Abashakaga ko murya amasashi bari bahari, abashatse amafaranga ngo umwaka ushire murindagiye bari bahari, ariko Imana
ifite umugambi mugari, iravuga ngo nta kintu cyaburizamo umugambi wanjye. Iwanyu bakoreye amafaranga, ababyeyi bakagenda akameza. Muzi ko ari igihe umubyeyi abona nta mafaranga afite akiyemeza akagenda kumisira n'abantu, akavuga ati umwana wanjye aziga azaba umugabo. Umubyeyi akagenda akagurisha n'umurima, akavuga ati umwana wanjye azaba umugabo. Ariko Satani yamubwiye ati ntabwo ibyawe wa mwana we nabibaho, ntabwo ibiryo by'abana banjye bose ngo uzabirya wenyine. Akabyara, ariko kuko Imana ifite umugambi mugari ikamukoresha, ikabwira ati igira umwana, hari gahunda mfite. Haleluya! Ejo azaba depite, ejo azaba umugabo. Imana nidushoboze kuyubaha mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana ihimbaza, kuko ntacyaburizamo umugambi w'Imana. Imana yabwiye uwitwa Kuro, iramubwira ati yewe Kuro, nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Kuro, nzakenyuruza abami wowe ngukenyeze. Yewe Kuro, nzafata icyuma gikomeye, nzacamo inzugi z'imiringa, cyangwa n'ibihindizo by'imiringa, n'inzugi z'ibyuma nzacamo kabiri. Amen. Ariko Kuro, ubeho, wowe Kuro urye. Haleluya! Wowe Kuro wige, wowe Kuro uririmbe, wowe Kuro ube umugore, wowe Kuro. Buriya mwaka abantu ba Kuro b'Imana yavuzeho barimo n'umubi ikawurinda. Mwari mubizi, iyo Imana igufiteho umugambi mwiza irawurinda. Niyo igufiteho, nubwire ngo abantu bose ibafiteho umugambi mwiza. Harimo abantu bakora ibyaha, si barimo. Harimo abantu basambana, ntabwo mbese bararangiye, barasomana ukagira ngo ni intumwa. Yewe hano ni abahawa. Hari abantu bazambana baniga, barahari. Hari abantu baba batinganye baniga. Dufite abantu biga cyangwa baririmba, banabakorakora hose nane bagakora. Nimukomere, mwari muzi ko dufite n'abamurumaga bari ku ishuri, barahari bakajya kwisha bakamurumogi. Ariko twebwe twaje tumenya amakuru ko ntawe waburizamo umugambi w'Imana. Ntabwo nibikora neza ikizaturwanya Imana izarwana nayo, nitugendana nayo ikizaduhaguruka Imana izagikubita. Muzasome Bibiliya, ijambo ryabwiraga Yeremiya. Ati yewe Yeremiya, Imana niyo yahamagaye Yeremiya. Ati Yeremiya, uruzi iki? Yeremiya avuga ati nduzi inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira ngo ubwo niko ndizi ijambo ryanjye nkarinda n'uwo narivuze. Haleluya! Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Imana ntabwo igifata akabingo cyangwa kariya kantu k'agashingiriro ngo mwikarimbishe ijambo. Oya, Yeremiya yabonye ubuhiri burinda ibirayi. Ni ubuhiri, iriya jambo inkoni y'umurinzi ni ubuhiri burinda amaduka. Nibwo Yeremiya yabonye, kugira ngo uw'Imana yavuzeho icyiza niharamuka uzanye itiku ngo apfe, ubuhiri bitabuza kumukubita asubire hasi. Uzanye amatiku ati tuzamusaza no mu ishuri yiruke, waba bajya baraza kumushyikira buri munsi. Waba wagiye gukatira ukabyinira Yesu imisonga yo mu mikanu, amahembe yo mu mutima kuko wabyinnye neza. Nta bindi byaha, nta yindi Satani. Yesu dufite abantu babyina bahetse Satani. Bararirimba bahetse Satani, abandi bamushayitse. Yewe ntabwo murababona, bakabyina bashayitse Satani.
babyinnye neza niyo amavi yararabyinye Imana iza muri iryo teraniro ikavuga ati kubera ko amavi yawe yaragiye ku bibazo amavi nawe mazima iyo twakoreye Yesu neza kuriya muraturi kubyina ntabwo dupfa kubyina nga dufite ibanga ryacu iyo amahembe yatwishe batwereje ati fatiraho umukubite mu iteraniro kugira ngo wabyina ati nejo uzongera ugaruke mukiza turazi kuzi gukora yagira ngo yabyina inzoga irasohoka indi igasohoka n'indi igasohoka bagataha tugataha dufite ibanga haleluya dufite ibanga ryo kubaha Imana tuzi inyungu zabyo bituma turama amen nta muntu waburizamo umugambi muzi gutera imitoma mugabane wamwinyura akagira ati ndagukunda ukuza amazi n'ifu by'ibanze niko ngukunda kandi abivuga nta n'umugambi wafite wo kugira ngo agutunge wa mwana w'umukobwa we hari n'abababeshya bakerekana ibyo batunze ntabyo bagira iwabo ari inyakariro kwa yanga bakababeshya mwinjiye muri Kristo Yesu nimwirinde mwifate neza imari ibitse neza ntagira umuguzi waratunze imari yawe imari zinayimenye imari mwayimenye haleluya imari utangaritse ukayifata neza umuhungu ashobora kujya kwiga mu Bushinwa akaza muri karitsiye y'iwanyu akavuga ati njyewe umukobwa nasabye ni umukobwa witonda umukobwa utariyangaritse mbese afite kondisiyo bagashaka muri korali bakaba bakuguye iyi mari wayifashe nabi mumuriki nimukomere iyi mari wayifashe nabi abahanga bavuga ko umuriki imene mwanyubizi iyi mari wayifashe nabi abahanga bavuga ko uri ikimene ikimene hari icyo kimara ikimene ukisanze mu muhanda siwakiyo ukajya kujugunya ariko icupa urabati nzajya kurigurisha riravamo ibiceri riravamo ibiceri naho icyamenetse ni ukujugunya nibuze kwifatireza mu izina rya Yesu haleluya mwirinde ubukozi bw'ibibi kuvuga nabi mwirinde imitima mibi kandi muri hano ho muri mugomba kubana mu mahoro mujye mwirinda imitima mibi mujye mukundana Kristo wacu ni inshuti nziza Imana itugirire neza na waburizamo umugambi w'Imana amen si musanze nawe musanze se hari igihe babwigiwe warapfuye igihe baguhigiye ngo usare warasase igihe babwigiye ngo ibiri ku bitatu ufite ikibazo abana basigaye biga bitatu no mu mashuri umwana agahagarara iwacu mbona ngo abana bagera muri 15 bose bakazabishima twose twikubise hasi ariko none tutashya amahoro ikibazo none umuntu ushinzwe kugwa hasi abagukunda ariko ibyo byose ntaho byabaho umucunguzi wacu arahari amen nemera ko umucunguzi ahari Yesu nashimwe Yesu nashimwe abagabo bishyize hamwe 40 baravuga ngo ntabwo bazongera kurya nta nubwo bazongera kunywa ngo batabica Pawulo nitwa wa Pawulo abayumvise ayo makuru amaze kuyumva aragenda yongorera Pawulo mwankurikira ko mubwira aragenda ayongorera Pawulo aravuga ati Pawulo hari abagabo biyirije iminsi 40 ngo ntabwo bazongera kujya no kunywa ngo bagende ku batambyi bakuru bababwire
ibya Pawulo neza, dufite abantu bajya bashaka kumenya ibyacu neza. Abo bantu bitwa indyarya. Kandi mwarize, nanjye narize nababwiye ko nizobuke ariko twofite turacyari mu mutwe. Indyarya ni umuntu utekereza nabi ariko akavuga neza. Yakubwira ati Yesu nashimwe, ukagira ngo ni umukristo, ariko mu mutwe no mu mutima ayo marineti nzayamenya. Dufite abantu bazi kuvuga neza, rwose akavuga neza, akakuvugisha neza, afite icyo ari kugushaka, akavuga ati nimara kukibona uzarebe abantu b'indaya bakunda kubiryana. Indaya ibizi kuvuga neza, yabije kugutwara umugabo, mere umeze ute, nza kugurira n'inyama n'igitenge gisa n'icyanjye, mama we uzi ukuntu ngukunda, nzaza ngusure nzanakumesera, ariko ati buriya uzamutwara. Indaya nizo zitekereza nabi ariko zizi kuvuga neza. Umusore n'udusore tuzoga kubatereta kuko dufite icyo turi kubashaka. Dufisha kandi ntabwo twafite. Umeze gute ingendo akagira n'iy'Abanyakigali uraboneza yihuta. Ariko Abanyakigali bagenda baseretse amaso bagenda imvugo arayiniga kureba akoroshya akaba ari kureba icyoroshye. Imvugo akayihindura, yakugera imbere agahindura ingingo, agatero gateretse amaso kugira ngo umurebe, utamureba atari ukundi kuntu ukora bigenza. Yewe ukomere noneho abura umusore kabira ati yewe komera umeze ute, ati meze neza, uri gutangaza iki, umutima mwiza. Hari igitima kibi bazabana kandi hari kubeshya bafite umutima mwiza. Naho iwabo bene nyina ntibavuga, nyina yarumiwe, yewe ntazi no kumesa na suvetuma ntagasi niba uzuragenda gute atikoraho, uwo mwana ntiyikoraho, nicyo bakugenda batikoraho. Ariko mukundwa nshuti yanjye, niba ufite umutima mwiza bizamenyekana. Umutima mwiza nta muntu wivugaho, ahubwo bagenzi bawe nibo bareba kuko ati uyu mwana dushingiye ku ngeso afite indangagaciro na kirazira. Uwiteka natugirire ibanga. Ariko Imana itugirire ibanga. Haleluya. Abantu b'indyarya baba muri uyu murimo, si n'uyu murimo gusa no mu ishuri babamo. Indyarya z'abahungu zibamo, indyarya z'abakobwa zirimo, ahubwo mwirinde indyarya mu izina rya Yesu. Umuntu ashaka kuvutsa amashuri niba bagira imyaka 20, niba ngo umwaka 21 kwa nyoko bazawugure, sibyo bawugura ujye mu murenge, uracyari mu myaka 15, 16 uri gushaka umugabo uriya kubyarima abandi 10 zabishobora.
ku mutwe washirije amashuri ntabwo uzajya mu biro uzajya mu biro amashuri yaracitsemo ariko babeshya iwacu ngo bazakurira n'ugera mu rugo ari kukubeshya nayo bayabuze ari kugira ngo ugende ujye gutwarinda ukurure n'ihene n'isuka ugira ngo ubikuriye n'inda akuriye n'isuka n'umutwe ibyo uzabivamo waba kugakura urafatanya urukundo urakwiga oya byava mora kwiga murabifatanya niba murabishobora ngo muratwarira ariko bagiriye inama mwakwifata neza mu izina rya Yesu. Uriya muhungu witwa Kuro, abahanga bavuga ko Kuro yari afite mama we. Mumurikire ndangiza. Muceceke Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuro yari afite mama we. Mama wa Kuro yari umwana. Mama wa Kuro yari umwamikazi, papa we ari umwana. Kuro yari ataravuka. Uwo mukobwa ariwe mama wa Kuro ngo yararyamye ararota, abona imbere ye hari gutoboka iriba ngo abona rirakuze rikwira isi yose, mbega muri make rigera ahantu hadashoboye kureba. Mu gitondo abyutse aravuga ati ibintu narose ndikumva bimagaritse umutima, abwira papa ati panarose warose iki, arabimusobanurira. Umusaza aragenda afata abapfumu n'abakonikoni kuko mu gihugu cye icyo babazaga imana zabo zari abapfumu n'abakonikoni. Arababwira ati mutere inzuzi mumenye umukobwa wa ibyo yarose. Barabimubwira umwami nako abibwira babarozi, amaze kubibabwira bateye inzuzi ngo basanga uriya mukobwa ariwe mukobwa w'umwami, ariwe nyina wa Kuro, azabyara umwana. Uriya mwana ngo akaba umwami w'ikirangiriro ugeze kure cyane. Ise abyumvise aravuga ati ye ubu se umukobwa wanjye azabyara umwami, uwo mwami ansimbure. Aravuga ati ngiye kubirwanya, ntihazagire ikintu kizasohora kuri uyu mukobwa avugira ngo abyara umwami azamubyare ntagihari. Murukumva ko ishyari ryahozeho na kera. Umusaza arabigambirira, amaze kubigambirira aravuga ati umukobwa ntabwo nzigera mushingira umusore wa bugufi. Umusore wa hafi yaza kumusaba, umusaza ka ntabyo ashaka. Uwo hirya yaza kumusaba, umusaza ka. Uwo hepfo yaza kumusaba, umusaza ka. Bigeze aho babonye umusore wa kure, nguko wabona umugabo uri umunyarwandakazi ukaba umugabo wo mu Bushinwa. Amubonye umusaza aravuga ati sawa, ubwo ari mu Bushinwa azabyaririyo, n'uwo mwana baheraniyo nta kizasohora, ariko ntawaburizamo umugambi w'Imana. Haleluya. Amen. Aragenda umukobwa arashyingirwa, ageze yasama inda, ariyo yanda ya wa mwana witwa Kuro. Ijya iri hafi kuvuka, atuma abantu iwabo arababwira ati mere mumfashe ngiye kubyara kandi naharananiye. Baramubwira ati ngwino. Umukobwa araza, ageze iwabo saravuga ati ngize amahirwe, nabyara umuhungu nzamwica, nabyara umukobwa nzamurekaho. Igihe kigeze wa mukobwa indi iramufata, imufashe. Umusaza aragenda abwira ababyaza, arababwira ati mumfashe uyu mukobwa nabyara umuhungu, mushaka agatumbi k'umwana muzagashyire hafi, muzahite mumwereka ko yabyaye umwana upfuye kuko yabyaye umuhungu. Ariko nabyara umukobwa muzamwihorere, umukobwa ntacyo amaze, kandi abakobwa turakimaze. Haleluya. Umusaza aragenda ngo ati nyuma ahantu bari kubyariza umukobwa we, bagiye kubyaza babona haje umuhungu. Baterura agapfu bahita batereka wa mukobwa ati yo ubyariye ubusa, akana karapfuye kandi kabuze kari kurira ikapfuye. Ariya barabyihanganira, akana kazima barakabirimbuka bagahereza umwami. Umwami aragafata, ariwe sekuru.
kageze mu nzira akana karabava ngo karigaragura mu maboko ya sekuru. Umusaza aravuga ati ariko si buriya akana kabagashije aka kana ngiye kukica kakoze iki. Arabaza agafata akajyanira igisonga, aragafata akajyanira igisonga hano kantu kece igisonga kigafasha kakana kakareta kasaka kana nikeza karigaragura mu maboko. Ati nanjye sinakica aka kana kakajyanira umushumba aragafata. Ageze mu rugo yumva amakuru ko umugore we yabyaye umwana upfuye. Aravuga ati umugore wanjye ko yabyaye umwana upfuye ndi kujya kwikira k'uyu mwana, ahubwo umugore wanjye reka muhe uyu mwana mwonse uwapfuye tumuhambe. Haleluya! Kubaka Imana neza, niba ishatse guhaguruka Imana irabyisha kugira ngo tubeze. Nuko kakana karakura kageze mu myaka 12, umushumba niyo wakisekuru kakuze kagajya karakora mu cyaka kakaza kwa sekuru kambaye gisirikare, ibibari bya gisirikare n'ikibombo cya gisirikare, agakora mu cyaka gashora utundi twa. Musaza makamira ati aka kantu ko gafite isura hiya hano kurenze ko kakana ka uyu mwana kuri umushumba niyo wabyaye uyu mwana mbaje abantu niyo bamubyaye nako ntabwo bari bafite Imana yakoze igikomeye. Haleluya! Sinzi umusobo kakoze ikosa kwa sekuru batukatumisa igisonga kibambire kakana karapfuye. Igisonga kiravuga kiti wowe washatse kumwica nta maboko nabonye yo kumwica, namuhaye umushumba yaramureze dore ngo uwo yarakuze ngaho mwica. Nyirakuru aravuga ati wa nundikira umwana amaze gukura nawe ndakwica n'ubwo umwana akana kabakabaye. Haleluya! Kana bakajyana kwa nyina iyo hino ngo karakura kiga igisirikare. Muri abahanga bavuga ko Puro yari inyeshyamba. Impamvu y'uko iyo yageze nyina yamwigishije amashuri, aragenda yinjira amashyamba akarwana agatsinda, aramanuka agera no mu bwami bw'iwabo, aramanuka agera no mu bwami bwo kwa Nebukadinezari, arahatsetsemura icyo Imana yagambiriye cyo gucura Abisirayeli. Diporome izakugira umugabo ikwamuraho abazimu mu izina rya Yesu. Izakugira umugabo uyu nashaka umwe agambirire kureka ibibi akurikira umwami n'umukiza. Uyu arahagije nta wundi uri kumva yaza akamujya inyuma. Uri kuvuga ati guhera none ubwo amenye ko nawe waburizamo umugambi w'Imana ngiye gufata gahunda nkurikire Yesu. Pastor bayusengera uyu muntu imiryango zanyota yewe nta n'uri kumva yahaguruka ngo abwire Imana ati guhera none iwacu navutse nabi nabayeho mu buzima bubi, ngiye kwinginga Imana inyamureho karanda zo mu miryango, izame gutsinda amashuri nzige ndangize, izame n'ubugingo buhoraho. Ibyo byaba bimaze y'amahoro. Imana niyo yeza niyikiza n'imitima n'imibiri, Kristo niwe ubikiza. Imana yacu niduhereze umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Nuko uri kumva yaza naze tumuramburire ibiganza. Imana igira ikimuremera gishyashya, ejo azagira aheheza imbere ye, azagira aheheza mu buzima bwe, ejo heza hazabeho ku mibereho ya buri munsi. Imana ibamuraho karande yo gusuzugura, ibamuraho karande y'ubuswa, ibamuraho karande y'ubukene. Imana ibamuraho mu izina rya Yesu. Amen. 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 Umubyeyi wacu azadusabire ku Mana. Reka duhereze Imana amashyi kubw'ijambo ryayo. Noneho tugusengere aba bana bacu. Turagushimye Imana yo mu ijuru. Turagushimye. Tugushimiye ijambo ryawe ko ari ryiza. Turagushimye. Tugushimiye ko wabanye natwe. Amen. Aba ni abana bawe, abasore n'abakobwa biyemeje kureka ibibi, biyemeje kugusaba ngo bahe ibyo bifuza byiza, ubarinde bahiga, ubarinde abadayimoni uburyo bwose, ubarinde abadayimoni ubarinde imyangaro, bagasuzugura ntibumvire n'ababyeyi babo, babasengera ngo babarire. Amaraso ya Yesu abeze, amaraso ya Yesu abahumanure, nabagire neza, abahe ubwenge mu ishuri, bazabahe gutsinda. Amen.